Haleluya, haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana ishimwe, Imana akanya ko guhagarara imbere y'ubwoko bwayo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yampaye ijambo ryayo, insanganyamatsiko iragira iti: ese hari umuntu ku isi ukiranuka cyangwa w'intungane? Ni ikibazo nawe ukwiriye kwibaza. Niyo nsanganyamatsiko Imana yampaye kugira ngo tuganireho bene data. Ese ku isi hari umuntu ukiranuka cyangwa w'intungane? Ndagira ngo tuganire kuri iyo nsanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza Imana yampaye. Amazina yanjye nitwa Hatumimana Eric, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Nanjye ndi mwene so mufatanyije kwizera tubonera muri Kristo Yesu. Imana ibaho umugisha. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 6 haravuga ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Amena. Ubwo ndashaka kubwira ko wowe unkurikiye, niwumva ibyo Imana yacishijemo turagabana umugisha. Amen. Ndagira ngo ube maso rero. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma igice ni cya 15, dusome umurongo wa 6. Mbibutsa ya nsanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza igira iti: ese ku isi yose hari umuntu w'umukiranutsi ubaho cyangwa w'intungane? Tugiye kubireba, dufatanye umwuka wera abane natwe kugira ngo abe ari we utwigisha. Ese ninde w'intungane mu isi, ninde ukiranuka? Itangiriro igice cya 15, reka tubasome. Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 6 handitswe ngo: nuko yizera Uwiteka bimuhwaniriza no gukiranuka. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka twongere dusome nanone Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 2 umurongo wa 13. Yakobo igice ni cya 2 umurongo wa 23. Reka dusome Yakobo igice ni cya 2 umurongo wa 23. Turebere hamwe, ese koko ku isi hari umuntu ukiranuka cyangwa w'intungane? Yakobo igice cya 2 umurongo wa 23 haravuga ngo: nicyo gitumye ibyanditswe bisohora, nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Aburahamu yizeye iki? Imana. Bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amena. Twatangiye tubabaza nimba ku isi hari umuntu ukiranuka. Ese wowe urabyumva uti? Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka neza ko ku isi nta muntu ukiranuka ubaho. Ku isi nta ntungane ibaho. Nubwo hari inyigisho zimwe na zimwe njya numva, inyigisho ntatinya kuvuga ko hari inyigisho z'ubuyobe, zigisha abantu ko abantu ari intungane, bakarangiriza aho ngaho, bakumva ko birangiye abantu hariho abantu b'intungane, ariko njye nzita inyigisho z'ubuyobe. Kubera iyi mpamvu, nuko Yesu hari ijambo yavuze ubwo bamwitaga ngo uri mwiza,
bamubwira ngo mwigisha mwiza, yaravuze ngo munyitira iki mwiza, ko umwiza ari Imana. Amena. Amen. Uwo ni Yesu wabyivugiye ubwe, munyitira iki mwiza. Icyo gihe yarari kuko Yesu iyo tusomye ibyanditswe cyangwa se iyo twize, dusanga Yesu yari afite ubumana 100%, afite n'ubumuntu 100%. Ajya kuvuga iryo jambo ngo munyitira iki ko ndi mwiza, ababwira ko atari mwiza, ahubwo mwiza ari Imana. Yari yagiye muri kote y'ubumuntu, kuko yari afite ubumuntu. Yari ashatse kugaragaza ko nta muntu ku isi mwiza ubaho, ahubwo Imana ari yonyine nziza. Rero bene data, dukwiye kuyoborwa n'ibyanditswe kugira ngo ibyanditswe bitujijure, ibyanditswe bitwereke ukuri nyakuri, ibyanditswe byera. Imana ibaho umugisha cyane. None rero reka twifashishe nanone ijambo ry'Imana tubona mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 11. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 11. Reka tuhasome kugira ngo tugende twifashisha bino byanditswe bitwereke ese ni gute umuntu yaba intungane, ni gute umuntu yakiranuka. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Abagalatiya igice cya 3, reka tuhasome. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 11. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 11. Handitswe ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Bene data, muri kumvira ijambo, biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko. Imana ishimwe cyane. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Icyo iri jambo ry'Imana rishatse gutwigisha ni iki? Nta muntu utsindishirizwa n'amategeko. Twebwe nk'abantu ntabwo bishoboka ko dushobora kuvuga ngo turubahiriza amategeko y'Imana, tubishobora. Ntibishoboka nk'abantu. Nta muntu utsindishirizwa n'amategeko. Kubwa kamere ya muntu, kubwo umuntu yaremwe cyangwa se yavutse ku bwa Adamu avukanye icyaha, biragaragara yuko nta muntu ushobora kugira gute gutsindishirizwa n'amategeko. Nta muntu ushobora kubahiriza amategeko agira gute ngo abishobore. Ariko ijambo riri kuvuga ngo umukiranutsi azabeshwaho n'iki? No kwizera. Haleluya. Bigaragara rero ko bidashoboka ko wakiranuka utarizera Yesu. Amena. Ese birasobanutse? Ibi biragaragara, nta muntu utsindishirizwa n'amategeko. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Biragaragara yuko nta muntu wakiranuka atarizera Yesu. Amena. Amen. Turagenda tubisoma wenda kugira ngo Yesu yarabihamije cyane ubwo mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4 na 5. Yarabihamije cyane. Reka tuhasome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ni cya 15, dusome umurongo wa 4 na 5. Handitswe ngo Yohana igice cya 4 igice cya 15 umurongo wa 4, dusome no wa 5. Mugume muri nje. Uwo ni Yesu wabivugaga ubwe. Mugume muri nje, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. Imana ishimwe. Umurongo wa 5 akavuga ngo ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nje, nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi. Ngo kuko ari ntacyo mubasha gukora
mutamfite. Umva ijambo rikomeye, ntacyo mubasha gukora, haleluya, mutamfite. Mu yandi magambo rero, ntabwo bishoboka ko umuntu yakiranuka, aricyo kibazo twibazaga, atarizeye Yesu, adafite Yesu. Kuko Yesu niwe gukiranuka kwacu. Amen. Imana ishimwe. Yesu Kristo niwe gukiranuka kwacu. Ngo ntacyo mubasha gukora mutagize gute, mutamfite. Biragenda rero tubigwa kuri ya nsanganyamatsiko yacu twibazaga tuvuga ngo se hariho umuntu w'intungane, hariho umuntu ukiranuka, abiyita intungane mu isi bagafungiraho batongeyeho ko ari intungane ku bwa Kristo uri muri bo. Icyo ni ikinyoma. Icyakora uvuze ngo ku bwa Yesu ndi intungane, icyo gihe uko ni ukuri, kuko Kristo niwe ntungane yabizera. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye Kristo, Kristo we aba muri wowe, none ukagira gute, ugatungana. Ariko uko gutunganwa, iyo mirimo myiza yose ukora mu by'ukuri ntabwo ari wowe uyikora, ahubwo Kristo uri muri wowe ni uyikora. Nubwo bikubarwaho bikakwitirirwa, ariko ugomba kurata izina ry'umwami Yesu ugukoresha iyo mirimo myiza. Niyo mpamvu utagomba kuyirata. Bene data rero, niryo rya jambo Yesu yavuze, ngo Imana yavuze mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo gice cya 6:33. Imana yatanze inzira dukwiriye kugenderamo nk'abizera, ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Umva ijambo rikomeye, ngo mushake gukiranuka kwayo. Imana yari imaze kubona ko nta muntu ku isi ukiranuka, ariko iravuga ngo nimushake gukiranuka kwanjye, kuko njyewe Imana ndakiranuka. Oh haleluya. Bene data, sinzi niba muri kumva ubu butumwa bwiza. Mu yandi magambo, urumva ko gukiranuka kw'Imana igiguha abantu, noneho abantu bagakiranuka, ariko nyamara atari bo, ahubwo ni ugukiranuka kw'Imana kwaje kugatura mu mitima yabo. Ugasanga umuntu ibyo akora arakora nk'ibyo Kristo yakoraga neza rwose. Imbuto yera, haleluya, ziragaragaza ko yizeye Yesu. Ni ukuvuga ngo muri make rero, ya nsanganyamatsiko twatangiye tuvuga ngo se hari umuntu ukiranuka ku isi. Birashoboka ko wakiranuka ariko ari uko wizeye Yesu Kristo. Imana ishimwe. Icyo nicyo gisubizo cy'ubutumwa bwiza. Gukiranuka kwacu tubikura kuri Kristo, kuko Kristo Yesu niwe gukiranuka kw'abizera, niwe gukiranuka kwacu. Ibyanditswe bivuga neza. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa, ugasoma igice cya 12, ugasoma igice cya 4 umurongo wa 12, haravuga ngo nta rindi zina mu isi no mu ijuru ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo. Haleluya. Nta rindi zina, Imana ishimwe, nta rindi zina mu isi no mu ijuru ryahawe abantu bakwiriye kugira gukirizwamo. Iryo zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti niryo mbabwira bwoko bw'Imana, muntu unkurikiye, kugira ngo nimba utarizera uwo mwami watuma ukiranuka, uwo mwami watuma ubona ubugingo, uwo mwami wakuzanira amahoro, ndagira ngo uyu munsi ukurikiye ubutumwa bwiza bw'amahoro, umwakire. Arahindura ubuzima bwawe kandi ararokora n'ubugingo bwawe. Tuzabane mu ijuru utarimbutse ngo ujye mu muriro utazima, dore ko arimo adushishikariza, atubwira ngo tugende tubwire abantu yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nawe baburiraga mbaha ijambo ry'Imana, Imana yari yamaye. Rero utaramwizera, fata icyemezo umwizere. Kandi nawe wamwizeye, ndagira ngo umaramaze, ikimenyetso kizagaragaza ko wizeye nuko uzagenda nk'uko uwo wizeye yagendaga. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo abafite ibyo byiringiro biboneze nk'uko abafite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru biboneze nk'uko bizeye aboneye. Rero Imana yo mu ijuru, Imana itanga amahoro, ibaho umugisha. Amazina yanjye nk'uko nari nababwiye nitwa Hatumimana Eric, ndi umugabo ndubatse. Washaka kumvugisha yamamagara kuri 0788 75 64 31, cyangwa se ukankurikirana kuri YouTube channel Eric
ubuntu bwa Yesu. Wandikamo Eric ubuntu bwa Yesu. Imana itanga amahoro ibahe umugisha. Wakoze gufata akanya kawe ko kumva ubutumwa bwiza. Imana itanga amahoro iguhe umugisha. Amen.